nakubuze ati ubundi kwaye umutwe wowe bakundoze niki urusi rwa runtu rujyana abantu kuzimu wesha niwe urwaye mu mutwe ese dayimo amakuru yawe natwe abana dukunda zirimo komedi Ishaki Salama dayimo nakubuze ati ubundi kwaye umutwe wowe bakundoze niki urusi rwa runtu rujyana abantu kuzimu wesha niwe turashize none niwe urwaye mu mutwe ese dayimo amakuru yawe kandi bose tujanye kuzana vampiro cyane izina ry'Imana iyo sura yawe irasa n'iyabazimu nana hano hahera ubihakana iyo sura yawe n'iyabazimu niko turashize oturutse sinuzi ko yenge pastor nanga agenda cyane ukutse mwirimbe aho hino reka kuzabaza jewe ndahanga ndimo ndigisha abantu ngo mukizwe ubundi uranze ese sigwaga ko cy'umudayimoni tweme nanga urasa n'abazimu iyo sura yawe niyabazimu nge nagukocagura ese wangucagura umuzimu akahambirwa ese iyo sura atari yabazimu nge nago ndikubeshya wagushyikiriza cyaka kabanza icyo gisura kagikaraga neza akagihindura nk'ikintu ahubwo cyaka nandi ashaka kumwigisha ibintu mwihaye ngo ntabwo muzahindura twakasira ubu tugenda kumana yanyu kuko ni bakirisitu umuntu azabigisha ko agere he ibintu byarayobye byabaye ibidayimoni reka njye guhiga na cyaka urimo satani ya kwa muganga barebe ko ufite ubwonko mu mutwe Ishaki ari ingegera zanze kwemera ngo zikizwe ndashaka zikizwe niko wangegera bimeze akosakina surambonye utafatamo ingegera kinaza ese ngo wana tari umuzimu ko uri dayimoni shitani ingegera urutumbi n'ibindi byose navuze kuko abazimu barakokamye no hejuru ngo pa akosamuzimu kunumva ushatse kuza unongera abazimu bo kwaso nge nuko tumbonyemo ingegera cyangwa ukandoma mu inumbi waruna yendi pasteur mba neretswe mba mbona kuri ingegera pire pasteur kinyabupfura gikewe pasteur wahe wa kinazi mbande kubiseguraho mu nyihangane unyisegura gute nubwo mututsi bwagira ngo ubure wahaye bwapimwe misogisi aho mu nyihangane niba navuze nabi ariko rero yirimo yigisha abakisi batumva binumva ngizi ubanza kugira ute kubatuka ariko se mane kamaze ngubwira ariko se niga maze ngushometse nanjye kurusha warunazi ariko se ubundi mukozi w'Imana ubwo ko umudayimoni akurije kunguta ikintu kingana gutya mane kamaze ngubaza ariko ni bundi uyobora muri hetorero kumba se dayimo wanyihangane reko maze ngubaza uyobora muri hetorero ese nakubizi ko genzi we n'umukristo wararugu umukristo wararugu nayo umukristo ni gute dayimoni zaguteza kaza kugutereza abantu bigenze njewe ndimo narwanya abantu bafite ubuzimu abadayimoni babokamye ndashaka kuba bakuramo bagakizwa none reka mbite mugasa wangegeraho sibyo umbonye ko nzaba icyo warunaze si uvuze ko uri umuhanuzi njewe ndabirebye mbona nutihana ngo ukizwe uzajya mu rutazima bagutwika Burundi kugira nanjye maze ngubwire haryo ntabwo uzapfa yakakaje napfa gute uzatura kwisi nk'umusozi ya nzapfa ariko nge nzapfa neza umva ejo kare ahubwo uzapfa duhurira mu iriba hari nubwo wananga wakinaze nese shata wakwemeye ko ugakizwa ukemera Imana ko akusimaze gukinaze satani ko wabutse mu ijuru aje kuyobyisha isi ngiye gutumbonyemo satani ngo satana yakizwa wo kubiza warunaze ariko uzakizwa rega wakizwa byose bana umutima nagukiza ukamerwa neza maze ngubaze wewe wangiza uri Imana nese nagukiza sindi pastor uri pastor se wakigorye pastor Imana yaguha ubasha bwo kugira ngo ukize abantu neze ko nakwigisha ukava mu biyo burimo abadayimoni bakurimo nk'abashwanyaguza bakakuva ariko ashwanyaguza we nawe wumvise ko satani ngari umuntu nawe ngo ngafite ububasha nawe Imana ngiguhanga imbaraga uvugira ku bitugu gabanya kunkubita umva reka ngubwire Imana gizagara ku bitugu by'umupfapfa ngiburi ubwoko bwayo niko wa mupfapfa uri umupfapfa kanya wakinaze nareka mbumupfapfa ariko ndababuri gabanya gute mbaze na nisamuri ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho kandi uri pastor warunazi satamani cyageza ushunisha gato ushunisha iki se komanda Yesu ako shata umva manje nje sangira n'amagengo nako nyasangira n'abazimu nkawa naye ndigenge mwana uzogiye kunzana iryo tika ariko nakaguha oya reka rwose wapi nakuntu dayimoni ashaka kuyobya nanjye ngajyane mu dayimoni bwe reka ngomba kuguma muri Yesu nako shaka kujya muri dayimoni ariko uzandebera abakristo muri imisi yimeruka nuko satani ahubwo yakwinjiyemo ahubwo dayimo njewe ndabona unaniye kukwigisha njye kukwihorera ngaho reka nkubwire nemeye kuba umukristo ngawufasha reka dayimoni yawe ndise uriya ya niko dayimo ntabwo wakizwa nyita dayimoni warunazi n'imiti ntibayifata dayimoni warugize uko n'ibintu ngenda bizi unanjye nuko mbere ko naye nukwikoraho rero baba kirisitu nakandi ufite oya banza kugituma ndakubwira pasite kora mwibi biganza pasite urakoze kuri ibyo byibano wawe byibano atari ibyibano warunazi ngiye hari akazingira harunazi niba wewe kabakiyemera ntabwo uri ibyibano se warunazi
Ariko kuba ngo nibyo bana ibyo bano njye kubizisa ndahinga nje ndisana ako ari ukuntu Diamond anyoheje disi we ako ukuntu Diamond anyoheje bago mwana gabanya urofu mva imbere gabanya urofu mva imbere wa muzimu w'inkozi w'agahambire tojya shita ubuze ko nkunda cyane unkorera sabu like ndetse na share